tuganire ku magambo atatu, nubwo muri batoya harimo batoya ndi kubibona batari bumenye ijambo iterabwoba, harimo n'abakuru basobanuza bakavuga ngo ubuhezanguni ni iki, ibintu nk'ibyo. Rero nk'uko tugendera ku mahame, icyambere kuba umuyisilamu ni iki, kuba umuyisilamu mbere yo kuba umuyisilamu ubu uri iki, umuyisilamu mbere yo kuba umuyisilamu ni umunyarwanda. Yego, Isilamu muri quotation ya His Excellency ku bijyanye n'iterabwoba yavuze mu rurimi rw'icyongereza, aravuga ngo terrorism is not caused by religion or ethnic or even poverty, but any misguided politics and fake beliefs in order to build resilience to extremism narrative. People, especially the young ones, must feel they have a stake in the country. His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. End of quotation. Aya ni amagambo His Excellency yavuze, quotation y'umuntu nta kintu hinduraho nta cyongeraho. Ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda ngenekereje kuvuga, yaravuze ngo iterabwoba ntabwo riterwa n'idini, iterabwoba ntabwo riterwa n'umuco cyangwa se ubukene, ahubwo riterwa n'imyumvire mibi, politike mbi bigisha mu bantu ikagenda ikinjiramo, bakabigisha amatwara ajyanye n'ibitagomba gukurikizwa mu rubyiruko, cyane cyane mu rubyiruko. Niyo mpamvu navuze ngo kuganira n'urubyiruko ni byiza kurushaho. Rero Isilamu ntabwo ari iterabwoba. Iyo wumvishe Isilamu ntukumve iterabwoba. Abantu bari hanze cyangwa se bari muri idini bumva ibintu, iyo tuvuze Isilamu ntabwo tuba tuvuze iterabwoba. Isilamu ni idini yigisha icyambere ni urukundo, icya kabiri ni amahame y'idini igomba kugenderaho. Rero hari bamwe babyumva ukwabo bagakora n'ibyabo ukwabo, byarangira bikaba kwitirirwa idini ya Isilamu, barangiza bagahesha icyasha idini ya Isilamu, ubabonye akumva ko ari umusilamu kubera yakoze ikintu runaka. Ibyo rero nk'urubyiruko nitwe dukwiye kuba ba mbere barwanya abo bantu kugira ngo bateye kwiyitirira icyo bari cyo kandi bari gusebya idini ya Isilamu. Turi kujyana. Iterabwoba nta busobanuro rifite buremereye cyangwa se riteganyijwe, ariko mu Rwanda tugenekereje mu itegeko ry'u Rwanda, itegeko nimero 46 ryo mu 2018 ryasohotse kuri 13 z'ukwa munani, bisobanura iterabwoba ni ibikorwa byose bibangamira ikiremwa muntu, gushimuta umuntu umwe cyangwa benshi, ubwicanyi, iyicarubozo, itotezwa, kubuza abantu amahoro hifashishijwe ikintu cyose cyangwa cyica cyangwa gikomeretse. Ibyo bintu muri Korowani hari aho byigishwa ko ari byo bikwiye gukoreshwa. Munsubize tujyanirane, ntabwo ndi gutanga ikiganiro, ni ukuganira. Muri Korowani ibyo bintu hari aho byanditse? So iyo mirongo niba izo sura tutazifite muri Korowani, kubera ko twebwe nk'abayisilamu twakumva ko ibyo bintu bikwiye kutugaragaraho. Gushimuta by'ubwabyo, kuvusha amaraso, uvushira amaraso nawe shehe araza kutunganira, nawe hari ukuntu azabihanirwa imbere ya Allah cyangwa se imbere y'Imana. Muranyihanganira nijya nkoresha amagambo, nubwo nababwiye nitwa Obed, ubwo hari kera nagiswe nyine n'umumama w'igisenyi w'umuyisilamu nkivuga. Ubwo ngubwo rero niyo mpamvu niswe Obed, kuko iwacu twari duturanye n'abayisilamu, ariko ni n'inshuti zacu, ni abavandimwe, abanyarwanda bose ni abavandimwe. So rero iyo tugendeye kuri iyo myumvire, hari abaza bigisha imyumvire itari myiza igatuma byitirirwa idini ya Isilamu. Ariko twebwe iyo tuje gutanga ikiganiro nka Rwanda National Police, nka Obed, ntabwo iyo tuvuze Isilamu tuba tuvuze iterabwoba. Nta nubwo kuza ku musigiti gutanga ikiganiro ari ukuvuga ko tuje kurwanya iterabwoba, ahubwo tuje kwigisha ibibi by'iterabwoba kugira ngo bitaza kwinjira mu rubyiruko rw'u Rwanda, urubyiruko rw'abayisilamu
abayisilamu mbere yuko abayisilamu ari abanyarwanda, bigatuma byagira ingaruka ku banyarwanda. Uyu munsi wa none dufite imitwe myinshi yitirirwa isilamu igenda ikora ibitero hirya no hino cyangwa se ibi. Ariko mu Rwanda tugira amahirwe, nta terabwoba rihari mu Rwanda. Mu Rwanda turatuje, turatekanye, nta terabwoba rihari. N'abagerageza bakeya bageragezamo bamwe bagashaka gukora ibyo bikorwa, ntabwo baca mu nzego z'umutekano, kuko inzego z'umutekano zirareba, zirahari kureberera abanyarwanda bose n'ibyabagiraho ingaruka byose, kuko intego yacu ni ukurinda abanyarwanda n'ibyabo. Rero ntabwo abo ngabo twatuma baturuka hirya no hino ngo baze bangiriza umusigiti wo mu mujyi, baze bangiriza muri East Africa dufitemo imitwe igiye iba muri ibyo. Dufitemo za Boko Haram, dufitemo za Al-Qaeda, Al-Shabaab, biboneka hariya muri za Kenya mu bihugu by'abaturanyi bacu. Rimwe na rimwe tukagira no muri Tanzania dukeya. Ariko by'umwihariko twebwe dufite FDLR. FDLR murayizi? FDLR abantu bavuye mu Rwanda bakoze ibyaha, bakoze jenoside mu Rwanda, bambuka hakujya mu gihugu cy'abaturanyi bajya muri Kongo. Uyu munsi wa none FDLR nayo ibarwa mu mutwe w'iterabwoba, kubera ko ni umutwe wagiye mu mashyamba uhora ushaka kugira ngo uze kwangiriza cyangwa se gusenya ibyagezweho cyangwa se gusabota igihugu cyacu. Rero ntabwo twavuga ngo tugende twirare tuvuga ngo nta terabwoba rihari, ahubwo ni ugukumira kugira ngo hatagira igituruka muri iyo mitwe, muri izo ntagondwa bishobora gutuma byangiriza umutekano w'igihugu cyacu. Mbere yuko abantu bakora iterabwoba rero habanza kubaho iki? Umuntu kugira ngo mbere yuko akora iterabwoba habanza kubaho ingengabitekerezo y'ubuhezanguni n'ubutagondwa ishingiye ku bintu bitandukanye birimo politike mbi, imyumvire cyangwa se ubusobanuro bubi bw'imyemerere y'idini. Hari ukuntu ushobora kugenda ukajya ku ishuri nk'urubyiruko rujya kwiga hanze, za Saudi Arabia, za Libya, za Somalia n'ahandi, ukagenda ugahura n'abo bantu bagiye muri iyo cengezamatwara y'idini, bigishije idini nabi. Nyuma y'ibyo ngibyo ugatangira kumva ko amahame y'idini ugatangira kuyahindura nk'amahame yawe, ugashaka ukore ibihabanye n'iby'idini ribikora. So abo bantu abo nibo tugenda tugira ngo turwanye imyumvire yabo, ubwo butagondwa, ubuhezanguni bishobora gutuma habaho iterabwoba, kuko iyo umaze kumva ko utari bwumve ubuyobozi bw'idini, utari bwumvire imamu, utari bwumvire umuyobozi w'urubyiruko, nyuma ukurikiraho kutumva amabwiriza ya leta, utakurikiza amabwiriza ya leta utangira kwigunga. Iyo umaze kwigunga ukajya hari ukatangira kumva ko ibyo imamu avuga ni amafuti, ibyo shehe avuga ni amafuti, kubera ko wenda shehe hari ibyo akubwiye ngo ejo ni umuganda, akakubwira ngo ugomba kujya mu muganda, nuva kujya mu muganda uraza gusare, wowe ukavuga ati oya ngomba kuva mu rugo ngiye gusari gusa nta by'umuganda. Iyo utangiye kugenda wumva gutyo, iyo uhindura imitwara gutyo, uba uri kugenda uri kuba umuhezanguni. Ijambo ubuhezanguni ni ukuvuga ngo ni nko kumva nabi, gutangira kumva ko ibyo bakubwiye byose atari byo, ahubwo ugashaka ushaka kwiha umurongo ugomba kugenderaho. Bamwe rero mu rubyiruko rwacu bakomeje kwigishwa iby'ubutagondwa. Murabizi za 2016 hari abantu bigeze gufungwa, barimo n'urubyiruko za Rusizi, hano i Kigali, Rwampara, ugasanga bagiye bishora muri ibyo bintu. Ariko nyuma dukurikiranye ugasanga bagiye babyigishwa n'Abanyakenya, bakagenda babyigishwa na bamwe mu Banyarwanda mwumvishe bafunzwe, ntabwo mu biyobeye ko bahari. Ariko uko twagendaga turushaho kwigisha, bagiye bamusobanukirwa n'icyo iterabwoba icyo ari cyo n'ubuhezanguni ubwo ari bwo. Uyu munsi rero hari abandi bagenda mu mitwe yitwa ADF naru, abo nabo ni urubyiruko rwagiye bakigumura, barimo hariya mu karere ka Nyabihu, bakajya muri ariya mashyamba ya Kongo ngo bari kurwanira idini ya Isilamu. Iyo dusubiye mu mateka y'idini ya Isilamu, ntabwo idini ya Isilamu kujya kuyirwanirira ni ukuba bakubujije gusari.
amasaha wakabaye usari bakaba bayakubujije, niho ushobora guhaguruka ukarwanira idini ya Islam. Uyu munsi wa none muri gahunda ya leta harimo guhagarika insengero zitujuje ibisabwa. Ubu niba bahagaritse urusengero wenda rw'abarokore hano hepfo mu Kiyovu, bagahagarika umusigiti wo mu Gatare kubera ko utujuje ibisabwa, ubwo abayisilamu bo mu Gatare bazahaguruka bajye kurwanira idini ngo idini ya Islam yabujijwe gusari? Niba umusigiti uyu munsi wa none bavuga ngo urusengero rw'abadivantiste ruri bukore ni urw'inyamirambo, umusigiti uri bukore ni uwa Onatrakome n'umusigiti wo mu mujyi, ni uko umusigiti wo mu mujyi wujuje ibisabwa, sibyo se? Ni uko ufite aho gukarabira, ni uko ufite sound proof, ni uko ufite amakaro, ni uko ufite tapi, ni uko ufite ahantu ho guca abafite ababana n'ubumuga, ni uko yujuje ibisabwa. Minisiteri yashizeho ingamba y'amadini yujuje ibisabwa. None wowe uravuze ngo umusigiti wanjye bawufunze, none mbaye intagondwa. Umusigiti wabo bawufunze, wowe ugira umusigiti ari uw'abayisilamu, umusigiti ko ari uw'abanyarwanda. Mbere yuko uba umuyisilamu uri umunyarwanda. Umunsi wa none ushobora kumva imamu yigishije ngafashwa nkajya mu idini ya Isilamu. Nje mu idini ya Isilamu ndi umunyarwanda, ntabwo nje ndi umuyisilamu. Ngiye kuba umuyisilamu, ariko mbere yuko mba umuyisilamu nari ndi umunyarwanda. So ngomba kubahiriza ingamba za leta, nkubahiriza amabwiriza ya leta, narangiza nkubahiriza n'amabwiriza y'idini. Uwo niwe muyisilamu nyawe, niwe muyisilamu w'ukuri. Rero ntabwo iyo wanze kubahiriza ya mahame ukanga kumva ko ubuyobozi bw'umusigiti, ubuyobozi imamu, amabwiriza ari kuguha ku musigiti ukanga kuyubahiriza, iyo utangiye gusuzugura ubuyobozi bw'idini niko no gusuzugura ubuyobozi bwa leta biturukaho biza. Iyo myumvire igiye igakura rero igakura niyo bitangira kuba umuhezanguni, wamara kuba umuhezanguni bikazakuviramo ikindi wenda ntushobora kuzagera ku gikorwa cy'iterabwoba, kubera ko ibyo kugira ngo uzabigereho wenda hano mu Rwanda ubwo kereka inzego z'umutekano tubaye tudahari. Ariko iyo myumvire nk'iyo ngiyo tugenda dukura ahantu hamwe na hamwe ku nyigisho zimwe na zimwe kuri social media, nibyo bituma abantu bageraho bakagira ubutagondwa. Mu Rwanda rero nk'uko nabibabwiye nta terabwoba rihari, nta nubwo dufite rikodi y'abantu bafite iterabwoba mu Rwanda baturutse ku dini ya Isilamu. Ariko ntibinavuze ko tugomba kugenda tukarekeraho, tukanga guhugura, tukanga kwigisha urubyiruko cyane rukiri ruto, kubera ko inyigisho rugenda rukura ahantu henshi nizo zishobora gutuma bahinduka intagondwa. Dufite ingero zimwe na zimwe z'abantu bashatse kugerageza ibice by'iterabwoba, ariko iyo tuje gukurikirana nk'uko twakurikiranye dusanga bose bagiye babyigishwa n'abantu baturutse hanze, ntabwo babyigishijwe n'abayobozi ba Isilamu hano mu Rwanda. Ndabaha urugero, ejo bundi mubyumva mu 2021 bari abantu bafashwe bagafungwa 13 bashaka guturitsa hano kwa Makuza sitasiyo ya SP ya Nyabugogo. Bari abantu bose ni amafaranga babashukishije, ni amafaranga umunyakenya yabashukishije. Umuntu arakubwiye ngo genda ujye guturitsa inzu yo kwa Makuza. Inzu yo kwa Makuza ikoreramo papa wawe, ikoreramo mama wawe, namwe muri mwe harimo abayikoreramo ndi kubabona. Wowe ukagenda ukumva ko ugiye guturitsa iriya nzu, harapfiramo mwene nyoko, harapfiramo mukuru wawe, harapfiramo papa wawe, harapfiramo abanyarwanda. We yicariye muri hoteli Kicukiro ahantu runaka, ari kuri laptop, bari kumwohereza amafaranga, nawe akakubwira ngo araguha amafaranga, nurangiza sorry gato urumva ibikorwa bibi. Uyu munsi wa none abo bantu uko bafunzwe bose, hafashwe 13, uyu munsi wa none haracyarimo 7 bagifunzwe. Byagaragaye ko indonke bari bakeneye bamwe twakuye hehe na hehe bakaza bakabatizwa mu idini ya Isilamu, tukugira ngo iyo myumvire yabo iveho, ireke guhesha isura mbi idini ya Isilamu, dukureho icyo cyashya cyo kuvuga ngo abo bantu bagenda bagakora ibyo bikorwa byo gukoza soni bibi kuko ibiyitirira idini ya Isilamu kandi atari abayisilamu. Urasanga wenda umwe yavukiye hanaha, undi yavukiye hanaha, agiye mu idini ejo bundi, bamubona bamufatiranya kubera ko tutazi imyigishirize ye, bamuhereza ya mafaranga akaba aragiye ashatse gukora ibyo bintu. Rero nk'urubyiruko dukwiye kubaho kugira ngo
duheshe isura idini yacu, tuyiheshe agaciro, nuko mbere y'uko tuba abayisilamu tugomba kuba turi abanyarwanda. Ku bindi bisobanuro tugenda tugiramo imyumvire mibi ni ibyitwa jihadi. Urubyiruko abashehe bamwe na bamwe barasobanura jihadi, bagasobanura ubu jihadi itariyo. Jihadi y'uyu munsi wa none yo mu dini ya Isilamu, nubwo ntari umuyisilamu uri konvenki cyangwa se usoma Korowani cyane, ariko jihadi y'uyu munsi wa none ni ugukunda idini, ni ukugira urukundo, ni iterambere mu idini, ni ukwiteza imbere nk'urubyiruko. Iyo umaze kwiteza imbere, ugateza imbere idini yawe, ugateza imbere igihugu cyacu, iyo niyo jihadi nziza. Ntabwo turi muri ya jihadi yo kujya kurwana intambara ngo twambare za maske, twambare nikabu tujye kurwana. Mu gihugu cyacu dufite umutekano, nta ntambara ihari, nta muyisilamu n'umwe Mwinya kuba mufite arahari, nta muyisilamu n'umwe bigeze babuza gusari, bigeze babuza gusenga. Bakubujije gusari hano mu musigiti, warwana hara ku miryango, warwanira jihadi yawe. Ariko uyu munsi wa none dufite umutekano mu gihugu cyacu, amadini yose arasenga. Jihadi y'intambara ntagatifu ushaka kujya kurwana ni iyi. Intambara ntagatifu ni iguhesha agaciro, ni iguhesha icyubahiro, ni ituma idini ryawe rihesha icyubahiro, ukazamuka ukubaka etaje hano bakavuga ngo iriya etaje ni ya Shehe Yusufu, ni ya Shehe Musa, ni ya Shehe kanaka, tukaza tugafatamo imiryango, tugacuruza, tugatera imbere. Iyo niyo jihadi tugomba kugenderaho. Jihadi yindi muzajya muyigishwa na ba shehe yo muri Korowani, ariko twebwe jihadi tukubwira ni ukwiteza imbere, ugateza imbere idini ryawe. Intambara urwana niyo kugira ngo uhore wambaye ikanzu isa neza, wambaye ingofero isa neza, wambaye sandali nziza waguze neza. Uwo niwe muyisilamu ugomba kuba afite jihadi yuzuye. Hari ibiranga rero umuntu wamaze kugira ayo mahame. Umuntu wamaze kugira ayo mahame, ibimuranga mu bikurikirane kugira ngo nuzajya utangira kumva ko ukanaka aho mwicaye mu ishuri rya Hano mwiga, aho muba muri hose, aho muba muri gukorera hose, mukumva umuntu yahindutse. Mujye mumenya ngo uwo muntu mwegere imamu, mwegere umuyobozi w'urubyiruko, mwegere munyegere. Uyu munsi wa none nambaye imyenda, ariko mu buzima busanzwe n'abanyambaye ntayambaye, ntabwo wampamagara ngo ushaka ko tuganira nk'uyu mwanya. Mbaha umwanya tukaganira ibiganiro byose bihari, twarangiza tukareba umurongo ngenderwaho. Hano harimo abantu bo mu rubyiruko rwa musigiti wa Rwampara. Ku musigiti wa Rwampara barimo bashyira amaboko hejuru. Umuyobozi w'urubyiruko w'umusigiti wa Rwampara arahari. Hari abantu bo ku rubyiruko k'umusigiti wa Rwampara, nubwo wenda mwanze kuvuga kugira ngo abayobozi batabibona, tujya tuganira, turaganira. Club ya Antitera ya Rwampara turaganira, nkababwira ati ibintu ndi kumva aho ngaho ku musigiti birimo urubyiruko, nshaka kutazongera kubyumva mu minsi itarenze 3. Bakambwira tugiye kubimenya, turabimenya, bakabikurikirana, bakamenya uwo muntu washatse kuzana ibyo bibazo. Nicyo Antitera Club ibereyeho. Antitera Club ikemura ikibazo mbere yuko ngewe nza kugikemura nk'umupolisi. Nshobora kuza nk'umupolisi nkaza nitwaje ipingu, ariko club yo ishobora kukwigisha mbere yuko nza n'ipingu, ikaba yaguhinduye, ikambwira ati uyu muntu twamuhinduye, ntiwirirwe uza. Ngewe nta mpamvu yo kuza hariya nje nk'umupolisi, nza nk'umufriendly, nkakuganiriza, nkakubwira ibi n'ibi bireke. Imamu niba hari uburyo yagiyeho, nyakubahwa mufti uba wasinya akavuga ati uyu yabaye imamu w'umusigiti wa Rwampara. Wowe nk'urubyiruko utatorewe no kuba yitwa nde uriya utatorewe no kuba Bilali, wowe urajya kuvuga ngo imamu ntumushaka? Amashuri yize warayize? Ntufite na kasini ya 6 byibura mu idini, warangiza ukavuga ngo imamu ntago ngo arigisha ibintu utumva? Ni imyumvire yawe nyine, ntubyumva. Niba utabyumva ukanga ubwo iyo utangiye kuvuga ngo imamu ngo ibintu ari kwigisha, yafashe umwanya, abasilamu bose barize, barasohotse, amaze gusarisha, wowe ukihandagaza ukavuga ngo ibintu wigishiye ngo ntago mbyumva. Ntago muvuze, se ndimo muvugira imbere yanyu, se nanamubwira n'abayobozi, ariko jewe ubwanjye naragiye namubwira nti wowe ahubwo ni wowe utumva, so ngwino ngiye kukumvisha. Mpamagara namubwira ngwino nkumvisha. Ntabwo nigeze mufunga, sinigeze mubwira nabi, twaragiye turicara, muhereza amazi muri ofisi, nanjye ndayafata.
namubwira wumva gushaka ko imamu yigisha iki? Niye nyigisho wumva gushaka ko imamu yigisha kugira ngo ugere kubwo ubwira umuntu umwe, babiri, batatu, bane ngo imamu ibintu ari kwigisha ntabwo biri kugukonvenga. Reka tunabyemere ko wenda yasomye sura wumva udashaka, ayisobanura uko wumva udashaka. Ese wowe byibura wafashe Korowani uramubwira ati iyi sura wayisobanuye ko idashaka? Rubyiruko rw'abayisilamu, mbere yuko mujya kuvuga ikintu kugira ngo gisohoke mu kanwa kawe, jya ubanza umenye ngo ugiye kukivuga ese gishobora kugira impact ku bantu runaka cyangwa ntabwo ushobora kugira impact runaka. Uyu munsi wa none wowe ushobora kukivuga gutyo agahita yumva ko ufite imyumvire mibi, yasesengura ya myumvire yawe, tugatangira kukubona ko nubwo udafite iterabwoba ariko uri intagondwa, kandi ubwo butagondwa iyo bukuze bubyara iterabwoba. Siko bimeze? So rero twirinde utuntu nk'utwo ngutwo, tugisha inama ku bayobozi mbere yuko tuvuga ngo kanaka na kanaka. Hari uburyo yagiyeho, hari uburyo ashobora kuvaho, usibye ko ntekereza ko ntabwo umuntu umwe yatuma imamu ava ku musigiti. Kubera iki se? Ntabwo bishoboka. Ibyo byo mu byumve ntabwo bishoboka. Kuvuga cyane, guhora uri kuvuga cyane jihad. Icyo ni ibintu biranga uwamaze kuba intagondwa. Umwana umwe w'ikamembe w'Urusizi wigeze gukora ibyaha nk'ibyo ngibyo no gufungwa, yarakubwiraga ati wowe uwo ari we wese, wowe uri umukafiri. Na imamu yaramubwiraga ngo uri umukafiri, wowe ujya kumva inama za leta, ujya mu nama za leta, wowe uri umukafiri. Wowe urafata imamu wagiye wahamagajwe n'igihugu, yabahawe invitation yo kujya mu nama, aratendenza inama, wangiza ukavuga ngo yagiye kwatinda inama ni umukafiri. Kubera ko yagiye mu nteko z'abaturage ni umukafiri. Ntabwo umuyisilamu ari uguma mu musigiti gusa. Ntabwo kuba umuyisilamu nyawe ari uguhera saa moya za mu gitondo kugeza saa 11 za mu gitondo uranga kuri iyi tapi mu musigiti. Inzara yanakwiciramo. Ntabwo kwicara hano kuri iyi tapi uri gusara utarya byavuga ngo nibwo wabaye umuyisilamu nyawe. Oya, umuyisilamu nyawe ni usenga 5 ku munsi, yarangiza yamara gusenga 5 ku munsi agakora imirimo ye, agateza umuryango we imbere, akarinda abana be gusabiriza. Uwo niwe muyisilamu nyawe. Yantumiriwe nkagenda ndi confidence nkinjira nkanywa tevere cyangwa nkanywa ikindi kandi kari ko kose. None wowe urantumira iwawe nahagera nkaburaho nicara naho nkandagira wangiza ukambwira ngo uri muyisilamu nyawe. Ntabwo ari byo. Tera imbere, uteze imbere urubyiruko, ujyana abana mu ishuri, nurangiza nutambuka hariya wambaye ikanzu nziza tuvuge turiya ni umuyisilamu. Turi kujyana ibintu ndi kubabwira muri kubyumva. Nimwe rubyiruko rwejeje, nimwe aba bashe mashaka n'abandi bashe bari gutega zivamo barashaje. Nimwe muri buyobora idini ryejo, nimwebwe muri kwiga idini, noneho mwebwe muri kwiga ni mu binyejana byiza, wenda bo bashobora kuba batarize neza. Ariko uyu munsi wa none nimwe mukwiye kumenya ngo uragendera kuki, uraba umuyisilamu gute. Ntabwo muje guhindura wenda ibyo bitara, ntabwo muje guhindura Korowani uko ntimubifite ubushobozi. Yarakozwe, yari yanditswe, byararangiye. Ariko muje kubahiriza ibyagezwe, ibyo banyakuba mufite bagezeho, muje kubishyira mu bikorwa. Siko bimeze? Hari ibyo ikindi bita kurema udutsiko. Ibyo nabyo bishobora gutuma utwo dutsiko tugenda tuvamo ibindi bitari byiza. Hari kwimuka cyane. Uyu munsi wa none ukaba ugasengera hano, usarira hano ku musigiti wo mu gihe, ugasarira na Trakom, ugasarira Majengo, ugasarira kwa Kadafu, ugasarira Rwampara, ugasarira mu Gatare, ugasarira Kimisagara, ugasarira Nyabugogo, ugenda hose ushaka kugira ngo wumve. Izo analize uri kubunga muri iyo misigiti ushaka kumva analize, ugiye gushinga idini ryawe, ugiye gushinga umusigiti wawe. Byibura ufite ubushobozi buri buvuge ngo maze kumva iyo misigiti yose ibyo bigishije, ngiye kubaka umusigiti hariya mu Kigali, noneho nanjye mvuge ngo ibyo bigishije ntabwo ari byo. Ubwo bushobozi nitubwanariza tukabona ko bufite, uzaba utari intagondwa. Ariko nitubona uri aho ngaho nta kintu na kimwe ushoboye, ahubwo ni ukugira ngo ugende uteze umwuka mubi mu idini ya Isilamu, ugende ukore ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Nshuti yanjye mu Isilamu, muvandimwe wanjye, ubuyobozi nibukutwereka, ubwo nawe urabyumva. Ni uko nguko.
ni ukukujyana ugafesinga inkiko hariya ugafungwa, ubuzima bwawe ukaba utangiye kubushyira mu kaga. Hari ugusuzugura ubuyobozi, nk'uko nabivuze, gusuzugura ubuyobozi, gusuzugura ababyeyi, gushyigikira ibikorwa bikozwe n'imitwe y'iterabwoba. Ibi ngibi ntigeraho kino cyo gushyigikira imitwe y'iterabwoba. Abantu mujya ku ma YouTube channel, mukajya kuri za WhatsApp, mukajya kuri za Facebook, mugatangira gucatinga n'umuntu kubera ko ubonye yambaye ibirango bya Islam, ugacatinga nawe utamuzi, agatangira kukwigisha ibintu nawe ukayoboka. Abo mwana kugira ngo ajye kuba addicted, abe umuteroriste wa nyawo, kuko yarageze kuri level yo kumva ko yarimbura abantu bose. Ni social media yaragiye afata computer, acatinga n'umuntu, yigana n'umuntu, ariga aramwigisha, aramuhindura. Handi yaratangiye guhindura urubyiruko rwose rwa Kamembe. So mwirinda abantu nk'abo ngabo. Umuntu araza hariya agashiraho ifoto ye ukabona ko ari umuntu muzima, ariko ibyo agiye ifoto yashizeho siwe, ahubwo igiye gutangira kukwigisha amatwara y'iterabwoba, yita ko ari umuyisilamu muzima. Rero ibintu byo kuri social media mumenye ngo muri gukoresha social media, ariko se nanone mu iterambere rya social media riranyigisha iki, riranyereka iki? Turi kumwe? Hari ukutemera ubuyobozi bwa RMC, barahari bamwe batemera ubuyobozi, bagenda bavugira mu matamatama, kanaka aratowe nyine kubera ko ashoboye. Wowe kuba rero wumva ko wowe atowe, rindira nawe nubabona ko ushoboye uzatorwa. Nase mwese babatorere rimwe. Ubu niba dutoye umuyobozi w'urubyiruko ku musigiti tukabona ko ari ushoboye, mwese se tubatore abayobozi b'umusigiti w'urubyiruko, hanyuma se ayobore nde? Mwese ni abayobozi, wazayobora nde? So hagomba kuba hari urusha undi ikintu runaka, hari icyo bagenderaho kugira ngo kanaka atorwe, abayobore, abagezeho ibitekerezo, munamwe muhe ibitekerezo bye, noneho mufatikanye kuba urubyiruko rwiza.